amakuru yanyu Sonde bintu sukwa biso sale yaje. amakuru yanyu kumusa nkaho mufite ikintu mu mpisha Ni indirimbo twatukura hashyashya hano. nta kintu mu mpisha aho ngaho ndashaka kumenya ikintu mu mpisha Papa isi twagurisha iki ni ifoto yonyine pe. Akuye umuntu azi kubyina neza pe. Ate nabibonye. Ana wambabarira ukambwira ikintu mu mpisha Papa kusko nibutse. Hano hari umuntu waje hano kare. Ariko yaterwa stress. Sinze ngakazi yagushakira ushoboye kubeshya. N'ubwo wamubwisha ukuri ni haha. Si wenda vuga iki. Ubuse mvuga ko hano hari inzo. Sinumvishe neza uvuze ko hano hari iki kuva ryari hano hahinduka kabari mu rugo rwanjye hano hari inzoka vie nago hari inzoga mu bivuge uko mu bivuze ushaka ngo tuguhe inzoga cyangwa ushaka inzoga mukobwa uvuze ngo iki ni wowe ugiye kumpindurira abana ibiraro uzana inzoga hano ya papa nanzoga yazaye pe murayifite ni muyinyereka hano uwo mugabo nakubwiraga yisha inzoka hano Ana ndashaka inzoga mufite hano sibyo asike mudi turahi fa akira tunagusa papa akira mubye urabona nyine nigeze kumva nsa nk'urwaye ndavuga nyine nk'uhari kano inkwaho umutwe urakira niko muganga yambwiye nyine kandi nagiye bisa ubwo nawe mbese niwe yazambwira ko urwaye nawe ujya urwana mu muhogo Nana ntabwo wigeze ubona ko abakobwa bazanye inzoga hano mu nzu genda goye dade ariko noneho ndarumbije no kuri kose iwanjye habaye akabari ryari nicyo nshaka kubabaza Ana ushobora kunsobanurira igihe hano habereye akabari papa uyu munsi ngo habaye akabari kundi yasanga atari akabari kundi ntabwo gakomeza nuko nyine byaho ngo nkire gusa nta bindi wanjije we se n'irya inzoga yahindutse ibinini by'umutu kose nikuriye bagiye no kwidutukira w'umwana kandi uyu mukobwa umva uri umukobwa wa Ntoni twese twubaha nibaza niba Ntoni ari ugutuma kuza kundumbiriza abana uzana inzoga hano ubundi ubu ntabwo azi kuri umusinzi ntabyazi yabimenyese ntabwo turabasinzi cyane muri make waramunaniye ugiye kumpindurira abana ninja hano ubagaburinze asubundi niki agenda naro akashmaye ntabwo izo nzoga zisizibira mama Ana Karaba papa Ana ndabitabye kutangaye ibingibi ntabyo waruzi ntabwo nari nzi ko hano ari uko bimeze we mana yanjye kira Mariya w'ikibeho we batujyanye mu masengesho ariko rwose mama Ana ntabwo waruzi ko hano hari akabari ntabwo wari ubizi niko Ana koko mbabarira ungeze ukuri niki kigutera kwifata ugakora ibintu bitari by'abakobwa koko mama nawe wajazanye kana kamugake akaciye mureka asa nabe umva umushu ibi bintu ngiye ntabwo mbimenyereye wansezeranyije ko tugiye kunywa inzoga ku mana ibintu ntabwo mbimenyereye by'inama z'ababyeyi kumana ibyawe n'ababyeyi bawe mva mukobwa icyemezo mfashe ngiye kuza nshaka isomo kuregera uko bimeze ambwire ko ibi ngibi uba amabizi ni ukuri niko biri bugende asuku ibyo bintu uri kwigira mu mwana bise byiva muzana icomo cyane izi stress z'ababyeyi bawe ngiye base tukamare bera inzoga yanjye bamuzana itahe komana n'ibyawe n'ababyeyi
None se uragenda Bazana igegero ngo bari n'ibyawe twagwatse gahangayike basize ko base tujyane ubibagirwe kucya wutaka ndetse nkajya kwimwa ko urundi byarangiye. Ariko ababyeyi bungu ko tugushirishya no koko. Wese none tekereza uzambwira. Ay manzi Nangu gusigira ibirombe byanjye. Aya ni amafaranga. Sawa ntari uzabyigira kangahe? bari yavuye ngo muki. Mama papa Cyane cyane baroko ikosa giza. papa ibi ni ibiki? Uriya muntu se nuwa? Rahina. Iyi soko yicaye hano. Umva Rahina, umva. Ibi waruzi ko bibaha? Nesi ni ibiki? Mubaze nsanze urugo rwuzuye inzoga. Ndekura Yesu Kristo nani. Gusa ababyeyi twaragendesheje. Ubu ndumiwe Cyangwa yarwaye. ndumiwe. Nese ni ugusinda gusa cyangwa? Ngewe ikibazo nibaza. Mwene nyoko arinda ahinduka umusinzi gutya mutabizi. Nese igihe ibyo narimbiza ahubwo suriya ni uwo hehe? Uriya muntu duhuye. Icara hasi, icara. Icara tuvugana. Sibyo? Ariko noneho ngushirishya no muri uru rugo. Neira. Izi ngeso zo kunywa inzoga zaje ryari hano muri uru rugo. Papa nanjye nago mbizi pe. Nanjye ubu nibwo mbibonye. Ntabwo wari ubizi. Ntabwo nari mbizi. Uyu nguyu ugera ubwo aba umusinzi akagira isindwe rimeze ritya. Uko ubibona nanjye niko mbibona. Harya ubundi mbabaze. Uriya mwana umaze kwigira ikiraro uzana inzoga hano nuwande. Sinaje mbabaza ngarihe. Ise nuwonzi. Sumbaze uriya ntawe nzi. Uyu nguyu se we ko yiriwe hano kumbona nawe ari indembe we yabaye iki? Se dadi no mpamvu utanyitayeho. Wabaye iki se ko nasize uri muzima? Icyo utaje mumbaze se ahubwo witaye kuri umuntu wanjye. Aba bana hari amakuru yabuze. Uriya yiriwe yandembanye. None reba n'ubu ngubu ko kwibibaye. Ahubwo nimo mumfashe tumuterure tumujyane kuryama ariko aransobanurira. Akira mufashe. Ese undi mwamurekeye ahangaha. Cyo kuri ibi murabinsobanurira. Haguruka se tugende. Ibi murabinsobanurira ukuntu hano habaye gutya. Ibi bintu muraza kubinsobanurira. Ukuntu hano hahindutse mu kabari. Nzi neza ko ari mu rugo. Wowe ko warembye cyane. Ese uriya mukobwa yinjiza inzoga ntabwo wari uhari? Dadi rwose ngiye ibintu byanyu birandambiye yo kugira ngo unyiteho kubera ngo uri kureba none urasinze njye kuryama. Ariko mfite ikibazo nasize uri muzima cyangwa nawe bamuye kuri ziriya nzoga? Waziguze se. Nawe wazinyweye ko ndabona mwese munaniye. Mana nsenga wamfashije. Dadi kanjye kwijyanira n'ubundi nimunanyitaye ari abakobwa bawe waje umwe inzoga bandeba none nawe ubwawe gira vuba ugenda ujye kuryama mu gitondo murabinsobanurira reka mbe mbaretse. Uyu munsi wazindutse? Sheri. Tambwiye ko nambaye impindurize mwa. Wambaye impindurize? Kuri subscribe kuri iyo channel. Twaryamye twibagirwa ibyo ngibyo.